Komere cyane ndabasuhuje ndabaramukije banyarwandakazi banyarwandakazi aho muri hose mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo by'umwihariko abakunda u Rwanda baba abanyamahanga cyangwa abenegihugu abanyarwandakazi n'abanyarwanda abatarwifuriza ibyiza kubera inda nini n'inyungu zabo bagerweho n'umuvumo ndabivuga ntyo rwose abanyarwandakazi n'abanyarwandakazi muri hanze mutifuriza icyiza igihugu cyanyu Imana ibamanurireho umuvumo kuko ni hahandi uri mu Bufaransa uri muri Amerika uri muri Aziya ariko urajya ku mbuga nkoranyambaga ugacana umuriro ukanigaragaza nk'uwishimiye ko u Rwanda igihugu cy'u Rwanda igihugu cyawe cyakongera kuba umuyonga kandi ukabikora ku mbuga nkoranyambaga zirebwa n'isi yose ukoresha ikinyarwanda umuvumo w'Uwiteka ukugereho uriwe wese uw'umugore uw'umugabo banyarwandakazi banyarwanda bakunzi b'u Rwanda abanyarwanda cyangwa abanyamahanga uyu mwanya mufashe kugira ngo twibukiranye cyangwa tuganire kuri ibi murimo kubona ku mbuga nkoranyambaga za YouTube abantu basaze basizuye ariko ndavuga abanyarwanda n'abanyarwandakazi ngiyo za Afurika y'Epfo ngiyo mu Bufaransa ngiyo muri Amerika ibintu nk'ibyo ngibyo abo simbatindaho na gato kuko ndabazi ye ahubwo uyu mwanya mufashe kugira ngo ngaragarize buri wese ureba imbuga nkoranyambaga ko umugabo witwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo perezida wa Kongo perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo uko niko bivuga aba interprete cyangwa abasobanuzi bazamubwire haba ejo ku cyumweru cyangwa ku wa mbere ejo bundi bazamubwire bati dore ibyo umugabo witwa Asumani niyo nambaza wa wundi wakwise imbesire cyangwa nyankarakata agusubiza ibyo wavugiye Kinshasa uvuga ku banyarwanda dore ibyo yavuze Felix Antoine Tshisekedi Chilombo fashe umwanya wo kugira ngo mubwire ngo yabaye igicuruzwa cy'abatekamutwe b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi b'abanyacyangugu bakomoka hakuno y'ikivu ikiyaga cya Kivu gitandukanya Kongo n'u Rwanda ku ruhande rw'amajyepfo y'igihugu cye baramucuruza ku isonga hari Thomas Nahimana
n'abandi ntabwo mbitindaho, nta n'impamvu yo kubitindaho. Gusa abakurikirana imbuga nkoranyambaga, isi n'ijuru, menya impamvu hanze kubaho ntariho, nawe birakureba. Gisovu Kibuye, Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndabisubiramo, ndacyabivuga, ni imitwe, ubutekamutwe, ni ubugoryi bw'abavuga biriya byose kuri ziriya mbuga mubona nkoranyambaga, bayobejwe, bayobanye n'ubakiyobowe buhumyi na Thomas Nahimana. Ariko noneho Banyarwandakazi, Banyarwanda, by'umwihariko Thomas Nahimana, umunyacyangugu w'injiji rwose, mwebwe mwita padiri, nge nita umutekamutwe, umutubuzi, umwesikoro, ariko w'igicucu. Reka mbyongereho, ni igicucu cyane Thomas Nahimana. Ajya ku isi n'ijuru hariya kuri chaîne YouTube akavuga, ejo namurebaga hafi isaha n'iminota 40, atukana yishimye cyane. Ariko ibyo byose ni bya bindi nababwiye, Banyarwandakazi, Banyarwanda. Thomas Nahimana uriya ni maronko, niba nabivuga neza mu Kinyarwanda, shaka maronko. Noneho byaramuhiriye, isi yateye imbere, imbuga nkoranyambaga zirahari, kajya agatwika, agakangata, agatukana, akavuga ubusa, akabizeza ibitangaza rwose. Imyaka n'imyaniko irashize. Reka mbaho umukoro, Banyarwandakazi, Banyarwanda, mwebwe mukurikira iki kigoryi cyo ngo ni Nahimana Thomas. Kigoryi, ndamwita ikigoryi rwose, ndabisubiramo pe, kandi ndabisobanura. Ni ikigoryi kubera ko mumaze imyaka n'imyaniko mumubona. Uyu munsi kugera kuri uyu munota arabaragiye, arabareba mu bwonko ngo ni umukandida wo kuri Zoom. Nge ndabyemera, ubushize nabivuze. Ariko ngo ku rundi ruhande, kubera ko mutanamuzi, twe turamuzi, ngarashaka, reka sinakubwira, kugira ngo bavanemo amafaranga, Banyarwandakazi, Banyarwanda. Ati ngiye kwiyamamaza i Kigali mu Rwanda. Nibyo, nta kibazo, karibu rwose. Ariko se hamwe n'ibyo bikaragira agafata isaha n'igice, isaha n'iminota 40, hafi amasaha 2, yanima akora ubukangurambaga, yishimiye cyane rwose, ashishikariza Tshisekedi, cyangwa areba abantu mu bwonko, uretse ko anabizi ko atari byo. Ati igihugu, u Rwanda rugiye gushya, indege zigiye gutera, abantu bagiye gushira, Abanyarwanda bagiye gushira. Nuko agakomeza ati muhunge, none se murahungira he? Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikigoryi, gicucu Thomas Nahimana. Hanyuma se Banyarwandakazi, Banyarwanda, uwo mukoro ndawubahaye, ni mumubaze cyangwa muzamubaze ejo bundi, mutiko urimo gushishikariza Abanyarwanda guhunga, bari mu Rwanda, bari i Kigali, kandi ukaba ushaka kuzajya kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Uziyamamaza kuri bande? Uziyamamaza
imbere y'abandi ni mu mubazi banyarwandakazi banyarwandakazi muba hanze muzamenye ubwenge ryari. Nababwiye n'ubu ndabisubira, nzakomeza mbisubiremo. Thomas Nahimana uyu ni umujura, uyu ni umuntu uraho w'ikigoryi, uraho w'ikicucu, w'umwesikuru, w'igisambo, ubwo warahiriye cyangwa wiyemeje kubiba kubera karimi, kubera umunwa gusa, umunwa, ururimi akoresha ashingiye cyangwa yifashishije psychologie, filozofi na teologiya. Yize, yarabyize rwose, ndacyabisubiramo. Muzicuza, muzarogereta abanyarwandakazi banyarwanda. Ubushize nababwiye ngo mwebwe mwansabye inama y'uburyo mwakoresha cyangwa yuko mwakwitwara kugira ngo uyu mwesikuru wabatwaye amafaranga menshi cyane akurikiranwe. Nababwiye inzira mwanyura, ntiwaracyabikomeje rero. Thomas Nahimana aracyabikomeje, aracyabikomeje. None se umuntu ababwira ntimwumve, hari ababyumvise saba. Uyu mwanya nayo mufashe gusa kugira ngo ubwo abazi izo ndimi, uyu mugabo witwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bazamubwire ko yabaye igicuruzwa cy'abatekamutwe b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Niwo mwanya nayo mufashe rwose. Hanyuma inzozi ze abamushyushya ubwonko b'imbesire, imbesire n'inyankarakata nkawe. Mbisubiremo, imbesire, nyankarakata z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi nka Felix Antoine Tshisekedi Chilombo baramubeshya, barimo baramucuruza. Abantu baziringara, wenda ejo nzabisubiramo mu gifaransa no mu giswahili, ariko abaziringara bantangiriye message kuri perezida wa Kongo cyangwa uwitwa kugeza kuri uyu munota perezida wa Kongo, kuko nta wamenya niba ejo azaba akitwa perezida cyangwa ejo bundi. Banyarwandakazi banyarwanda, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yabaye igicuruzwa cy'abatekamutwe b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi b'abanyacyangugu. Abanyacyangugu bati bakomoka ahateganye n'umupaka w'amajyepfo y'igihugu cya Kongo, Bukavu. bayobejwe n'ubakiyobowe buhumyi na Thomas Nahimana. Abaziringara bakora interpretation, ubu butumwa babushyikirize Antoine Felix Chilombo Tshisekedi. No. Mbisubiremo, aba bantu ni imbesire, ni nyankarakata nk'uwo mugabo. Kurasa mu Rwanda, kurasa u Rwanda
urasa Kigali. Mumbwirire Tshisekedi ngo nagerageze napime. Mu kiganiro gikurikiraho hari ubutumwa nateguye nzageza ku mugabo witwa Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, uyu uzwi ngo ku izina rya Neva mu magambo ahinnye, nk'uko bigaragara cyangwa nk'uko bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Abe Ndayishimiye, abe Tshisekedi, bombi nta n'umwe uzi Kagame, perezida wacu, perezida w'u Rwanda, perezida w'u Rwanda. Kuva mu 1990, uyu munsi turi mu 2024. Abe Ndayishimiye Evariste, abe Antoine Tshisekedi Chilombo. Nta n'umwe umuzi. Ariko abanyarwanda barenga miliyoni 10 baramuzi, uretse ayo mabandi, abo batekamutwe bo kuri za Zoom, nabo baramuzi kandi bo babishakira nyine imibereho nta kundi, ariko baramuzi. Basaze basizuye ku mbuga nkoranyambaga u Rwanda. Banyarwandakazi, Banyarwanda, mu ntangiriro ubutumwa uri Tshisekedi, numubwire ngo yabaye, niba ataranabiza bimenye, niba ataranabizi abimenye. Ko yabaye cyangwa yahindutse igicuruzwa cy'abatekamutwe b'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bakomoka i Cyangugu. Monsieur le Président, tu as été le produit des escrocs rwandaises de Cyangugu. Monsieur le Président Antoine Tshisekedi Chilombo, tu as été le produit commercial des escrocs rwandaises d'origine Cyangugu. Mugira amahoro y'Imana n'imigisha y'Abanyarwandakazi, Abanyarwanda.